rushenguza iminega nite rushenguza ababisha ndi wa wundi ndaza sinshirayo ndi ahantu hose nk'agasukari. Uyu munsi wa none garukanye ikirere, uyu munsi wa none meze neza fresh byatari nanjye nsuza abantu batuye iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali katikati niho ndi neza. Right now ndi Kigali nanjye mu Rwanda. Ubwo mugiye kungisha umuntu ko nashyizemo convention ibyo ntarira donke. Hanyuma rero desperate namwe ndabasuza byatari ariko mujye mugerageza mwumve ko intacyo zanjye zabagezeho kandi munyeke muri comment. So nzanye ikirere. Ejo hahise nari muvuga ku bantu bagiye bigira ibimana muri iki kibuga turimo cy'imyidagaduro babwira ngo mugende gaciya kubera yuko isi turimo ntabwo isakaye. Ngarukanye episode y'uyu munsi mbaza ngo niki mbazaniye. Ese ko mwaka urangiye amahiti twe twiteze twarayabonye cyangwa ni ibishishwa? Elemanyi nshyashya twari dutegereje muri iki kibuga twarazibonye cyangwa jewe nababwiye ngo subscribe igihumbi zitazuzura nta ndirimbo nzashyiraho. Ababizi ko nzi kuririmba barabizi, abatabizi ubwo bazabyigishwa ariko sabe igihumbi zitazuzura nimuntegeze gushyiraho ikintu rwose. Byaba byiza rero ibintu byanjye mbahaye mbagena mubikurikiranye mugasubscribinga nta kintu bitwaye. Mbo nendaga kubwira rero abapeti b'iyi minsi cyangwa se n'abaproducer b'iyi minsi baba barigize ibitangaza n'ibimana. Nendaga kubabwira yuko ndahera mu gisata cya hip hop nta muntu wigeze atanga amahoni mbone kumenyekana muri iki kibuga. Ibyo mbibabwiye mbibamenyesha mbibibutse neza. Nta watanze amahoni mbone kumenyekana. Wewe wumva ko uri umuntu wa danger uri iki warakoze hit y'amezi abiri ntabwo wigeze utanga amahoni mbone kumenyekana. Impamvu nazanye iki kiganiro cyangwa se nazanye ibintu kujya mbarabura nagira ngo mbabwire neza ko dukwiriye gufashanya umuto n'umukuru uzamuka n'ugeze kuri apex of hit cyangwa se ageze ku gasongero ka hit tugafashanya tugakutwa ku ruganda ruzima. None uyu munsi none ntabwo ndabona umuraperi mukunku reka n'ubundi niba abandi babivunikiye baje za 2007 2006 kugeza 2008 abaraperi nibo ngibona abandi nta wapi bakidocumenta. Bisobanura ikirere uwagize amahirwe akabona icyo kironda akabona hari abamwumvishe nareke kurega gatuza iminsi yonyine yatumutuza. Twabonye abaproducer benshi baraje ba mastora barakora bacaho baragenda ntabwo tuzi aho bari. Haje ba Pastor P barakora bacaho barerekera ntituzi aho bari. None wowe uraje ukoze hit ebyiri urasaze, ukoze hit eshatu utangiye ubwo bageza abapeti. Bro narababwira ngo ibi bintu turimo bizaribwa n'uwarambirije, uwarambiwe yarazinze akarago yaciye aragiye kandi muzinga akarago ntabwo ndimo ndashikamye ndi kugasongera. Ahubwo icyo nkeneye ko tuganira munumire nanjye nze tubihuze. Hanyuma rero twagiye ni munsi ndagenda mvangamo n'akantu ka media k'abanyamakuru ube cyabigize muri bwa postinze kugira ngo utange ikiganiro biraza gusaba ibitambo gute. Ndamenyesha abakunzi bawe Mapola naye icano nzongera kugaragaraho ngiye ko bwacano nzagaragaraho mu icano enye zonyine. Ndasaba kameramani aza gucunga neza areka amashusho yafata neza mbarabure ahantu muzajya munshakira. Ni cano enye nzagaragaraho nta yindi cano muzambona ko. Ubwo nyine ni initiative nafashe ni icyemezo kuko n'ubundi gihe twari tubikeneye ngo tubasuke muri ibyo biza by'ibyishimo. Izo media zanyu mwarazitwiba reka rero agahwa kaze gahure n'umunyotsi reka umwambuzi uhure n'umuheto. Nababwiye ngo iki gitwe ntabwo ari watermelon, ni ibitekerezo, ni inyanja y'ibitekerezo. Yego ni ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe. Wowe urimo kunyumva, wowe urimo kumbona, wowe wanze ko ama service geneye nyikeneye. Reka nze mbabwiye rero bana wanjye canane muzambona ngo bayita Pora Vibe ariho mbivugiye aka kanya right now. Channel kayo muzambona ngo Ubuganza TV show. Channel gatatu muzambona ngo ni channel yitwa Special TV.
channel ya kane muzambonaho ni channel yitwa Imperial Film cyangwa se Imperial Film cyangwa se Imperial Film bitewe mu byumvamo. Nta yindi channel muzambonaho. Iyindi channel ni channel izagica imiziki yanjye ya Impapuro official mu gihe izabigotse mu biganza byanjye. Kuri uyu munsi wa none tuvugana harimo akabazo kari muri email ariko bambwiye ko bagiye kubitunganya, izagaruka nta kibazo mfite. Ibyo bindi mwebwe mwanya interview, mwanya ibiganiro, mwanze ko ngibyo nsangiza abantu banjye nta ribi. Noneho reka turinde turebe uko bizagenda, ariko nidekara ndababare nta ibiganiro byanyu bishaka. Nabonye platform ngomba gucisha ibintu byanjye papa. Twaratatse twumva ibiganiro uretse ngiye kukweza ikiganiro ugiye kwa uploadinga uraza kubona mu mafaranga n'itike nyishatsemo ndaguhamagara ukambupa urambupa ntabwo uzapfa. Urambupa se YouTube channel uzajyana urusoro, urambupa se iyo channel izakujyana mu ijuru bro. Iyo wakoze hit ugashyira ku isi muri rubanda buri mu mwami kandi yizwe ubunazwe n'ubundi buri king bigenda. So yo gukupa Impapuro ngo ukora ngomba gusaba ikiganiro sinzi whatever uvuye mu bigore cyo ngiyo. None ikintu kinababaje cy'abanyamakuru mukuru ibyo biboro nuko nta n'uwavukiye ni Kigali bose arabavana. Ugize amahirwe uvuye mu ntara, uvuye ngo za Kivuba mu Bweyeye sinzi mu Bugarama, uraje ugeze i Kigali, ugize amahirwe urahiriwe, ureza gatuza bro. Wirega gatuza iminsi yonyine yatumutuza iminsi. Kandi nyabavuga ngo utazi iminsi yigamba kurusya atari ingasire. Uwo ni umugani wanjye. Utazi iminsi yigamba kurusya atari ingasire. Urumva neza? Kandi utarabona ibinyafu by'iminsi ayibwira ngo gusyo. Iminsi irakubita igahana. Iminsi irakubita igahana. So ntabwo nabagora, ntabwo nabarambira cameraman rero niba iminota 15 yageze ngiye ndikomereza ibyanjye. Ariko bantu banjye mbabwiye ama platform ngiye kujya mbonekaho. Platform ya mbere ni Pora Vibe, platform ya kabiri niyo bita Ubuganza TV Show, platform ya gatatu niyo bita Special TV, platform ya kane niyo bita Imperial TV. Ya ntaribi kameramani ucunge neza utaza gupfuka amajwi. Ntaribi nta kibazo. Twakeneye ibiganiro byanyu, mwashatse kudufasha. Twakeneye inzira zanyu ko mwaduharurira, nimwigize mubyemera. Ibyo nari mvuga, wowe uturutse mu ntara uraje ugeze i Kigali, isi gutije amatwi, uriye ku gakoko, uriye akaburusheti kazima n'akamayoneze abenshi bakuriye ku bijumba, wise wigira ikimana. Uzi ikintu nakubwira wowe mu kunyumva kandi nawe mu kumva. Ikibazo cyanjye kimwe wenda marice muri Sirega ko nigishi nizi Kinyarwanda ndavuga ngo nagahora gahanze. Ikintu mutazambeshyeho ni kimwe, amateka ya industry nyarwanda guya mu 2004 kugeza uyu munsi icyo cyo nta muntu uzakimbeshyaho bro. Nabonye hit n'uduhiti, nabonye abakoze bahasorinze. Ubyumve neza ko wowe urimo kunyumva we petit nawe wita umusaza guhera 2004 kugeza uyu munsi nta muntu uzambeshya ko uwo muziki wita umuraperi wa danje, wita urugoza bya danje. Abaririmba twarabumvishe, urumva twarabumvishe. Uyu munsi none sasa we nyiri bironde inyenyeri yawe ugeze muri bikanga urebe dufatikanye cyangwa ntabwo byemera. Kutabyemera kwayo ni kimwe, niko kukunera kwanjye nanjye, niko kubwiza ukuri. Muhamagara umupa inza mwanika ku Kabusunzu. Hari umurara waturutse mu ntara za Kivuba epfo ngiyo, notse kumuhamagara atarumva n'ibyo musaba arabuka. Utekereza ko umuntu nka Impapuro mwana nabasha kwidocumenta, nabasha guhostinga, nabasha kubaza umuntu, nabasha gucukumbura nkareba ikisi duhishiye, nkanandika n'indirimbo. None ugize amahirwe uvuge kuri kamera bakunze voice yawe byonyine
ngo se ari wowe ari nanjye ubwo uri hejuru n'uwuhe? Reka tuvuge ko ibiganiro byanjye mu byanze muzanga n'imiziki yanjye se. Reka tuvuge ko imiziki yanjye muyanze muzanga n'ibitekerezo byanjye se. Reka ntabwo naburira hatatu ndetse n'ingata yamenye. Ngiye cyo nisabye abantu banjye mbabwiye platform zanjye ngiye kujya njyaho umunsi ku wundi. Special TV, Imperial Film TV, Ubuganda TV Show, Para Vibe ndetse na Emapara Official. Izo mbuga nkoranyambaga muziteho nta kibazo. Mujyeho musubscribing. Ubu ngiye gutangira kujya mbasukamo icyo bita inyanja y'ibyishimo. Mbacukumbura mu nda y'isi byaje. Uzi ko hari umupeti ucuranga amezi 3 akarega gatuza kandi Sebanana Andereya guye muri 79 yarakoraga agatabaruka 94 atarigeze yemera. Rugamba Cypriane ari umwe mu bantu dufite b'abahanga babaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yarapfuye atiyemeye. None we peti ugize amahirwe akantu kamwe abantu baragakunze ureza gatuza. We munyamakuru ugize muri kubonye akacano kari monetize utanze ikiganiro ubonye abantu bagukunda urabyimbye wibyimba rwose. Njyewe ntabwo nshaka kubagura sinshaka no gukomeretsa abantu kubera yuko nubwo nta muntu uza w'isi ariko nanjye ntabwo umuntu wambwira nabi ariko reka njye mbakibura ntabwiye muri byo kubyimba bakiwe nta kintu bitwaye. Niba uzi ko wowe wiyumvisha mu matwi y'umuntu witwa Oprah rwamagaye naba ngusaba ikiganiro naba ngusaba collaboration naba ngusaba ideas ukanyimucura ntacyo uramenya nta nicyo uzamenya kuko uba warakimenye wakamenya ko umuntu ari n'undi. Yego umuntu ni nk'undi. So rero ntabwo ngiye kuganira nabi cyangwa se gukomeretsa abantu. Emapara ibereye i Kigali mu Rwanda none muranyuzwa n'iki kuko ndi i Kigali ubu ndi i Kigali mu Rwanda. Ibereye i Kigali mu Rwanda ngiye gutangira nyine gutambaramo nyine mpura n'abahungu banjye gake kidogo kabisa. Hari bi ariko umuntu ufite akageso wese ko kwirata no kwiyemera acije mu murongo. Hanyuma rero abantu banjye mukore vuba cyane twize sub 1000 bita mbatekeye umuzigo w'umunsi mukuru byose. Njye namenye ko sub 1000 zicyuzwe zeta mbashyaho video indirimbo zitanyishyiraho byose nano nzagisha inama izahita ijyaho ariko sub 1000 zitazuzo namwe muzamuko kunenguha nta ndirimbo muzabona babeshye se. Niba isi nigarika nta bintu byinshi. So iyo byiza babanye natwe byiza bahisemo kwa natwe byiza bahisemo kwiyandikisha ngo umenye ko udukurikira umunsi kundi. Maximum respect, we love you so much. Ndabakunda cyane. Amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba naho rengera mu mujyi wa Kigali diaspora muri rusange and then Afrika muri rusange ndetse n'isi yose aho mumaje kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabemera kandi mboza ku mutima.